Mwiriweho nanone twongeye kubaha ikaze kuri Healing Word Official. Tugiye kuganira ku bintu byaranze ifungurwa ry'imikino ya Olympique mu Bufaransa muri uno mwaka 2024. Tubaha ikaze rero kugira ngo tuganire. Ni inkuru ibabaje kandi ni inkuru abantu bose ireba, abakristo, abantu badakijijwe bose n'ibintu bireba. Hari igihe nyine habaho ama event runaka, ama evenema abantu bagatekereza yuko bireba abakristo gusa, ariko gasanga ahubwo ni ibintu bireba umuntu wese biramureba, cyangwa se bifite ingaruka ku muntu wese nyine mu buzima bwe bwa buri munsi. Rero ni ibintu nyine abantu bigaragambirije, abantu bamwe barasakuza, abantu bamwe batera ama comment ku ma X nyine kuri Twitter, abandi uruteti baravuga, ba Elon Musk kandi ba bishop na pastor bakomeye mu rwego rw'isi za Amerika n'ahandi bararekarama kubera ko byagaragaye nk'ibintu bimeze nko gutegura antikristo kugira ngo aze. Ni ibintu birakaje ku buryo haramutse habonetse amahirwe hahita habaho indi ntambara ya Karumeli. Ya ntambara yabaye bagira ngo bamenyekanishe Imana itari Imana n'Imana ya nyayo. Ntahita hasubiraho intambara ya Karumeli yabaye cya gihe Eliya yica abahanuzi 850. Deja kugira ngo tumenye imikino ya Olympique ni iki se, hari umuntu umva ngo imikino ya Olympique cyangwa se Olympics Games ntamenye ngo ni ibiki, ariko ni imikino ibaho ibera ahantu hatandukanye bitewe nyine n'igihugu wenda runaka kiyakiriye, cyangwa se gusa iba ari migari cyane. Imikino ya Olympique ubu ngubu ihurirwamo n'ibihugu 276, kandi imikino ya Olympique yatangiye mu mwaka wa 776 mbere ya Yesu Kristo, irangira mu mwaka wa 393 nyuma yo kuza kwa Yesu. Muri uno mwaka wa 393 yabaye ifashe pause. Yesu amaze kuza yabaye kugeza mbega yatangiye muri 776 mbere ya Yesu, ihagarara ipozinga muri 393 nyuma ya Yesu Kristo. Byafashe imyaka 1503 kugira ngo ino mikino yongere igaruke, kuko yagarutse mu mwaka w'1896. Iyi mikino yose yabaga mbere ya Yesu no kugeza 393 nyuma ya Yesu yaberaga mu Bugiriki kuri Olympia Stadium. Ariko nyuma yaho yabaye ijya kongera gutangira, yatangiye mu 1896 mu Bugiriki muri Athene, umurwa Athene. Ubwo naho ngumva ni kuri stade cyangwa se mu ahantu hagenewe imikino nk'iyi ngiyi. Uwatangije igitekerezo rero nyine cyari cyarazimye wakigaruye ni umufaransa witwa Baron Pierre de Coubertin. Baron Pierre de Coubertin niwe watangije kino gitekerezo. Nanone arabanga hongera garuke ino mikino ya Olympique, arongera kiprovinga barayemeza. Izi Olympique zose bazikoreraga ku stade uretse ingi yabaye ikabera kuri River Seine River Seine cyangwa se Seine River hariya muri France. Then yari irimo abatlete barenga 3800. Abantu bari bayitabiriye mu ifungura ry'aba atlete bageraga mu 3800, kandi bakoraga parade cyangwa se bagendaga umurongo ugera muri kilometero 6 bakoresha amato 85. Hari abanyuze mu mazi nyine mbega inoze bayopeningiye mu mazi. Rero tugiye kurebana ibihe bintu byatumye abakristo bose basara, abakristo bagasakuza akavuga ati uku no guhonyora ubukristo, no kubwisatinga, kubusebya, no gupfobya Yesu, no kugira gute Yesu. Sindi gukora ama reference kuri Bible cyane, ariko abantu benshi muzi Bibiliya kugenda ivuga kuri antikristo. Bibiliya igenda ivuga yuko antikristo deja yaje. Ibaze ko Yesu yavugaga muri kiriya gihe avuga ko deja antikristo yaje, bisobanuye ko dushobora kwisanga Yesu antikristo yaratangiye mbere ya Yesu. Yaratangiye kera murwanya, kuko ubundi benshi bagaragaza ko ubuhakanyi no kurwanya Imana byatangiriye mu gihe cy'inzoka y'ishyira Adamu na Eva. Byatangiye ndetse na Satani yigaragambya mu ijuru, binakomerezaho ahantu muzi hari umugabo
ni murode avuga ngo bubake bagera ahantu Imana iri bayirebe. Wenda niba kwari kuyitera sinzi cyari igitero, ariko ikintu cy'ingenzi nakubwira nuko Yesu ubwe yivugiye, Yesu ubwe yagiye avuga ko utateranyiriza hamwe nawe asandaza, kandi ugashaka kuvuga ko n'ubundi bahari. Yohana nawe ari ku kirwa cy'Ipatimo yandika amabaruwa ya Yohana yaranditse ngo ari mu byahishuwe, yandika yaravuze ngo ndabamenyesha ko na Antikristo deja yamaze kuza, kandi aravuga ngo umuntu wese utemera ko Yesu yaje yambaye umubiri uwo ngo na Antikristo, ariko ubyemera akabihamya uwo ngo ntago ari uwo ngo n'uwemera Kristo. Rero ikintu nshaka kuvuga nuko turi kugenda twinjira mu gutegura Antikristo. Antikristo yatangiye gutegurirwa amayira mu buryo bwose bugaragara, kuko iyo urebye zino za Hollywood zitwereka amafilimi y'amavampires, abantu bicana cyane, ukabona n'ibintu by'amahoro movies. Biriya bintu bituma abantu bo mu isi bakira kuzakira imirimo ya Antikristo. Kuno ubona haba amagot talent, ukabona abantu barerekana ama videos, abantu bakagenda bakajya imbere y'abantu, ukabona umuntu yerekanye yacitse umutwe akawugendesha wonyine igihimba kiri ukwacyo. Biriya bintu no gutegura ibintu biteye ubwoba bizaba mu isi ya nyuma ya Antikristo. Mbega abantu bari kwakira Satani mu isi isanzwe, kwakira maji ziturutse ikuzimu mu isi isanzwe, ibintu bikozwe by'umwijima mu isi isanzwe biri kwakira. Ariko muri byose dushimira Imana ko dufite Yesu watsinze ibintu byose by'umwijima. Tugiye kureba ibintu byagiye bigaragara muri ino seremoni bayifungura biteye ubwoba cyane, byatumye abantu benshi abakristo bigaragambye bakavuga ngo ibi bintu birapfuye, ibintu ntabwo ari byiza, ibintu byagaragaje Satani aho kugira ngo bigaragaze Imana. Ikintu cya mbere cyagaragaye tugiye kubivuga, ibikorwa 5 bya Antikristo byashenguye abakristo muri Olympic Opening Ceremony 2024. Ikintu cya mbere cyagaragaye ni Last Supper manipulation. Last Supper manipulation ni ukuvuga ngo no gufata igaburo ryera rya nyuma Yesu yatanze bakarigita ubusa, bakarihindura, bakarigira fake. Ubwo icyo nshatse kuvuga, iri gaburo, iki kintu cyagaragaye muri Last Supper manipulation, ikintu cyagaragayemo bari manipulatinga. Muri kubona uriya muntu uvuyemo wari yambaye ikamba, cyangwa se muziko mbega irantoze iriya Last Supper yashushanyijwe n'umuntu bita Leonardo da Vinci. Yashushanyije nyine agira ngo yerekane uburyo we yafashe Bibiliya ikivuga, arangije adrawinga cyangwa ashushanya icyo n'ubundi uko wabyumva nyine ukuntu bari bicaye bari muri Last Supper byari bimeze gute. Noneho we ikintu yagaragaje cyangwa se we ashushanya agaragaje Yesu ari kumwe n'intumwa ze 12. Aha rero ho bagaragaje drag queens, cyangwa se wari wambaye halo, wari wambaye kira kintu nyine kimana mu gihe cya kera intumwa z'abagaza bashyiragaho Yesu ikintu kimeze nk'ikiziga, yabaga yambaye cy'igikamba kinini, nicyo bita halo. Wari ucyambaye ni umutinganyi w'umufaransa witwa DJ Barbara Bush, niyo wari uryambaye, niyo muri kubona hariya uri kumubona. Uriya muntu umuryamye imbere wari umeze nk'uri kurya, niwe bita Philippe Catherine, ni umuhanzi, ni cyamamare, nawe ari muri ni umutinganyi, nawe yemera ibintu bya LGBTQ. Noneho bari bazengurutswe n'aba drag queens, cyangwa se abantu. Drag queen ubundi ni ijambo rigaragaza umugabo wambaye kigore ariko umumasuzi, cyangwa se umubyinnyi ujya mu tubyiniro ariko yambaye ikigore. Urumva nyine byegeranye n'ubutinganyi. Ni umugabo wambaye wenda ijipo, wambaye ikanzu, wambaye mini, ariko akaba ari n'umumasuzi, ari umubyinnyi uririmba ibintu nk'ibyo, nabo bita aba drag queens. Murabibona ahantu henshi ku mbuga nkoranyambaga niyo terima rikoresha aba drag queens. Rero yarazengurutswe, uriya muntu rero wari wambaye urugori rugaragaza nk'ari Yesu, yarazengurutswe n'aba drag queens. Ikindi bari abantu 17 mu gihe intumwa zari 12. Urumva bahinduye na numbers. Noneho ikintu cyagaragaye muri noze muri Supper, hagaragayemo blue guy, cyangwa se wa muntu wari wambaye, wa muntu usa n'ubururu mwabonye ari uryamye imbere. Uriya muntu yasaga n'ikigirwamana cyitwa Dionysus cyo mu Bugiriki, cyari gihagarariye imana y'inzoga, imana y'amafruit, y'imbuto, vegetation, bimera na fertility n'uburumbuke, n'insanity n'ubusazi, na ritual madness, n'ibintu byose by'imihango y'ubusazi byose.
iyo baga bari kwizihiza kiriya kigirwamana habagaho uburaya bwinshi n'ubusinzi n'ubundi buntu bw'ubusazi n'ubwicanyi n'ubundi bukabije bw'indengakamere. Rero ibi bintu byose byagaragaye kuri last supper manipulation. Uriya muntu yagaragaye kuri last supper manipulation wasemburizaga kiriya kigirwamana, n'uriya mu drag queen wari wambaye kiriya kintu, uriya mu haro guy wari wambaye nyine kiriya kintu ze, nawe yari n'umutinganyi. Noneho n'abantu bari bambaye bari abagabo benshi bambaye nk'abatinganyi. Bari abagabo barimo hari bose basemburizaga ngo ni last supper manipulation, bari kumanipula last supper. Bari bicaye nk'intumwa, uri hagati ameze nka Yesu, ariko bose ahayishi n'aba drag queens. N'abantu bari bambaye kigore ariko ari abagabo benshi kandi bameze nk'abasinze banasemburiza ubutinganyi. N'amakarazi yararimo hari abantu bakamesha asemburiza ubutinganyi. Ikintu cya mbere cyagaragayemo. Cya kabiri ni farashi y'igitare ihetse urupfu, ihetse urupfu. Ni umugore wari uri kuri iyo farashi, ni umugore w'umufaransa w'umuririmbyi bamwita Floriane Isati cyangwa se Floriane Eseri. Niwe wari utwaye Olympic flag, niwe waje anatwaye iflag isemburiza ino mikino ya Olympique. Ikindi bamwita ngo ni Imana ya Seine, riva ko iriya farashi yaje ituruka mu mazi muri aruzi rwa Seine. Ikindi ni umwofisiye, ni umusirikare. Ikintu ushaka kuvuga hariya gutinyuka gufata ifarashi iri mu byahishuwe, basobanura ko ari farashi izaza ari y'urupfu, izazana ibyago n'intambara n'amakuba n'urupfu. Iyo farashi izaba iherekejwe ngo na rupfu, ngo bazahabwa ubutware bwo kwica 1/4 cy'abatuye isi. Wakibaza ngo uno mugore yarasobanuye iki? Urabona ko yagendaga hejuru mo hagati muri stade, muri mire y'abantu, agenda atwaye iri darapo rishyiriye abarimanitse kugira ngo barihagarike. Rero uno mugore nawe yatumye abantu benshi babona yuko ari sembore y'urupfu cyangwa se y'umwijima, urupfu rwari ruri kugendagenda mu isi nyine muri iriya joro. Kuko ufata ibihugu 600 byitabira ino mikino ya Olympique n'ibindi bihugu byinshi bataba bavuze byagiye byiyongeramo, bitaraba updated information, bitaraba updated. Ibyo bihugu byose byaje hano, ariko hazamo n'ifarashi y'urupfu isobanura mu byahishuwe, yerekana ko turi kwinjira muri season y'urupfu no gupfa nyine. Cya 1/4 cy'abatuye isi bazicwa n'ino farashi, cyangwa se azicwa na rupfu n'abari kuri ino farashi na Antikristo. Mbega byashoboye bagaragaza ko ari farashi izabitwaye na Antikristo. Mbega byagaragaje ko ari ukwidambagiza no kubyina kwa Antikristo na Satani muri ibi birori, cyangwa se mu gufungura bino birori byabereye mu Bufaransa. Ikindi kintu cyagaragayemo cya gatatu ni ishusho ya Maria Antoinette ari kuvuga acitse umutwe we uri mu ntoki ze, ijosi riva amaraso. Mwagiye mubibonamo hano, nagiye mbereka ifoto yiwe y'umuntu wari wambaye inyuze y'umutuku, ijosi arifite mu ntoki riri kuvuga. Rero ibi bintu nabyo byatumye abantu benshi bacika ururondogora abakristo, babona ibintu bibera mu gufungura muri launch y'ibintu nka bino, ukabona ni ibintu by'umwijima kurenza uko byahinduka ibintu bizima bitandukanye n'ukuntu bagiye baronshinga mu gihe cyashize. Ushobora kwibaza ngo Maria Antoinette wagaragaye afite umutwe mu ntoki, ava amaraso, ijosi ryacitse riva amaraso, byashatse gusobanura iki? Ushatse kwimenya wahera mu rupfu rwa Marie Antoinette. Marie Antoinette ubundi ni umwamikazi w'Ubufaransa wabayeho mu mwaka w'1755 kugera mu mwaka w'1793. Yapfuye mu mwaka w'1793. Akaba yari igikomangoma cyo muri Australia wavukiye Vienna. Akaba yari umwamikazi wa King Louis wa 16. Marie Antoinette yapfuye bamugirotininze, cyangwa se yishwe kuko niba babashyiraga mu bintu bimeze nk'ibyuma bigahita bibakurura bikabica. Nyuma yo guhamwa n'ibyaha twakwita iby'ubugambanyi, bavugaga yuko ashobora kubanekera Australia cyangwa se iwabo. Byabaye muri nyuma ya French Revolution, cyangwa mu gihe cya French Revolution. Rero benshi bagaragaje ko ino nuze bagazanye uno muntu wakinnye inorore yiwe cyangwa akora bino bintu byo magicier bidasanzwe, byaba byari bimeze nko kugaragaza ko Ubufaransa bw'irevolution cyangwa se bwagiye bw'irevoluta buva mu bihe bimwe bujya mu bindi bihe bitandukanye. Rero no muntu nayo agaragaye muri ino opening ceremony yacitse umutwe, agaragara nka Marie Antoinette yacitse umutwe kandi amaraso ari kuva ku mutwe wiwe, kandi ikindi cya kabiri akagaragara
afite umutwe mu ntoki uri kuvuga. Ni ibintu byari biteye ubwoba abakristo bomeye nyine, byari ibintu by'umwijima, kugeza ubwo abantu bamwe bahise baryamisha abana, abandi bavuga ati muryame, this is not good. Ikindi cya gatatu cyagaragayemo cya kane ni golden calf, ikimasa cya zahabu, ubwo cyari kimeze nk'inka imwe, ya nka yo muri zahabu, cyase cyakigirwamana, cyari kimeze nk'ikigirwamana cyo muri zahabu Aroni yabombye akibumbira Abisirayeli kugira ngo bagomere Imana bwa mbere. Murabizi ko igihe cyageze Mose akajya gusenga, Abisirayeli bakabona barambiwe, bagafata imikufi yabo bambaye amazahabu n'indi zose, bakabwira Aroni ngo nabaremere ikigirwamana ku ngufu, akakibaremera. Rero icyo kibumbano bakizanye muri no opening ceremony. Nabyo urumva ntago ari ikimenyetso cyiza ku bakristo, nko kuvuga ko nyine ari igoma rishya ritangiye, cyangwa se igomwa rishya rije ryo kwerekana ko haje kugomera Imana bundi bushya, cyangwa se bagiye kongera kurema ibindi bigirwamana, cyangwa se hari iyindi mana antikristo mushya uje mu kimbo cy'Imana tuzi. Kuko kiriya gihe ngo Imana yararakaye cyane, yica abantu bose bari bashanyije kiriya kimana, ngo abari bazanye iriya idea. Kuko Mose yahise avuga ngo abari kuri kijyagirwamana nibacyegere, n'abari ku Mana baze ku ruhande rwanjye. Abakigiyeho bose bamizwe n'ubutaka. Rero urumva ko turi gusubira bari kugarura bya bihe bya kera byo kumvisha abantu ko Imana yagomerwa, yasuzugurwa. Mbega ni distraction time, no kutwereka ibihe byo kuducanganyikisha kugira ngo tuzisanga turi kuramya Imana zindi, cyangwa se antikristo cyangwa satani, nta bwoba dufite, nta kibazo, twumva ari ibintu bisanzwe, ari amafiyeri. Ikindi cya gatanu cyagaragaye ni Snoop the Dog yari yambaye umukufi wa Baphomet, igishushanyo bakoresha baramya satani. Baphomet tuzareba muraza kwandika muri comment niyo ikintu twaza kigarukaho. Baphomet ni iki, kuki gikunda gukoreshwa n'abasataniste cyane. Ariko Baphomet ni ikigirwamana gikoreshwa mu idini ya satani, gifite umutwe w'ihene, igihimba cy'umuntu n'amaguru y'ihene, gifite na pentagram. Pentagram ni cya gishushanyo ubona abantu bakoresha ibintu by'ubupfumu, baspelling imyuka mibi, baraguza n'abandi bakoresha, kimeze nk'icyo gifite imfuruka zigera muri 5, kimeze ukuntu gikorosinze, bicaramo cyangwa se bahagararamo bakagira gute, bakaramya satani cyangwa bagatongera imitongero n'ibindi. Satani church bakoresha Baphomet nka simbo yo kwigomeka ku Mana, kwigaragambya no kwibohora ku Mana. Bayikoresheje bwa mbere bigaragambya ku mategeko 10 y'Imana muri Oklahoma. Niho bwa mbere bakoresheje Baphomet. Bayikoresheje Baphomet bigaragambya ku Mana, banga amategeko 10 y'Imana, bavuga ko abagora anananiza abantu. Abo n'abasataniste, abantu basenga satani, bagikoresha muri mujyi wa Oklahoma. Icyo ni kintu cyagaragaye muri no opening ceremony ya 2024, Olympics opening ceremony 2024. Ikindi kintu cyagaragaye kidasanzwe ni satanic flame, ni umuriro. Icyo ni cya gatandatu, ni umuriro wagaragaye ku nyubako y'ahantu hari kubera ira ceremony. Hagaragaye umuriro wa satani, cyangwa se satanic flame. Umuriro nyine bakunda kugaragaza mu buryo bugaragara ko ari uwa satani, cyangwa se ahantu nyine ahantu baramya satani, bakunda gukoresha zino flame, no muriro wakanye n'ugurumana cyane. Rero uwo muriro niwo wagaragaraga hano bari gukorera ino ceremony bayopeninga. Nabo babonye ko ari mu nyine ari ikimenyetso cyanoze cya antikristo kuntu, cyase nyine ari ikimenyetso cyo kwerekana ko baramya satani. Ikindi nuko umuriro bawukuyeho muri kiriya gihe cya symbolic ya Madame Antoinette. Ikindi nuko Antoinette yagaragaye muri iriya nzu, mu nzu yari hari, mu miryango yose bagiye bamugaragaza. Uriya muntu bamudisplayinze muri rumu zitandukanye, ahantu hatandukanye, kugira ngo mubonaga hanze ukabona biteye ubwoba cyane. Mbega byari ibintu biteye ubwoba cyane. Ikindi cyagaragaye ni children, ni abana bari bafungiranye muri tano. Abana bari bagafungiranye muri tano. Yes. Ubwo ikintu kimwe cy'ingenzi twavuga nuko ibi bintu byari biteye ubwoba, kandi ni ibintu bitatinyuka n'abantu bose. Waba uri umuntu
ukijijwe n'udakijijwe ntabwo watinyuka kuzana ibintu byitwa urupfu, ntatinyuka kuzana ibintu byo kumanipira last supper, ntatinyuka kuzana ibintu bya Marie Antoinette, umuntu ucitse umutwe ari kuvuga, ntatinyuka kuzana golden calf uzi ibintu yakoze mu gihe cya Mose, ntatinyuka kuzana Snoop the Dogg yari yambaye umukufi wa Baphomet. Mbega byari ibintu biteye ubwoba ku buryo abakristo benshi bayabumiwe. Dore ni Marie Antoinette uwo nguko yari ameze. Urabona ko ino ni yanzu, urabona ko bari bamu displayinze ahantu henshi hatandukanye, urabona n'ama frames y'umuriro, abacuranzi bari hejuru ahantu hatandukanye nahita ku mabariko cyangwa amadirishya y'iyo nzu. Mbega ni ibintu byari bifite ntuze cyane, byagaragaraga mu buryo bugoye. Abantu benshi bavuga ati ibintu byari umwijima cyane. Rero ndumva ari byo ngibyo twaganiragaho, nibyo twatiri kuvugaho. Ndagira ngo menyeshe ko dushatse abantu twasenga. Bibiliya iravuga ngo turi mu isi yobowe n'abantu n'abatware b'umwijima. Mbega tugwize imbaraga zo kurwana n'ino si y'umwijima iyobowe n'abatware b'umwijima. Rero hari abantu bayoboye ino si twe tutazi, kandi bari gushyira mu mwanya imigambi ya Antikristo, bari gukora imigambi ya Antikristo. Urabona ko iyi ni ya farashi itari ihetswe na rupfu, wa mugore nababwiraga. Mbega bari gushyira mu mwanya wayo Antikristo uburyo ashaka mu isi, bari kubikora babishyira mu mwanya wabyo. Ni gute Antikristo ashakamo isi? Ibyo rero biri gushyirwa mu mwanya wabyo, bifite ahantu bari kubyoruganiza ku rwego ahubwo iyo twari dufite imbaraga nk'abakristo twakabaye nk'ibyo yari yakoze ku musozi wa Karumeli, tukabaho tuti baduhetere tugaragaza Imana yacu, Imana ya nyayo n'Imana itari ya nyayo. Urumva rero nibyo ngibyo byagiye bigaragara. Mbega byari biteye ubwoba cyane, abantu benshi bumiwe. Dore iyi ni ya farashi iri guca muri rwa ruzi rwa Seine River. Abantu benshi bumiwe baravuga ngo ibintu byabaye mbega biteye ubwoba. Rero Imana idufashe. Izindi comments zagaragaye nuko n'umuntu ari kuri farashi nako Satani ari kumanuka ava mu ijuru, ishushanyo bari bamuhaye amababa yatendeye, nayo muntu wari kuri farashi yari yambaye cyangwa se yari afite, ubona ameze nkayo neza, niko yari ameze, ubona ko ameze kimwe. Rero biragoye ariko Imana idufitiye mu mababa yayo, izajya iturinda, mu mababa yayo ntabwo tuzaba, izajya idukomeza buri munsi. Imana rero tugire neza. Nibyo nagira ngo mbabwire ngo uri umukristo we maso usenge kandi umenye kubaho kwawe, kuko igihe turi kuganamo cyegereje. Ni igihe cyo gutaha, ni igihe cyo gusenga, ni igihe cyo kubana n'Imana, ni igihe cyo gutunganya iherezo ryawe, ukamenya ko iminsi y'ibihe yaje, kuko ikigaragara nuko Antikristo ari gutegurirwa amayira yo kuza karubanda ngaza agaragara. Noneho nta n'uzagira isoni n'ubwoba bwo kuvuga ngo nguyu, cyangwa se kumva ko yamwakira cyangwa se yamubona, kuko ibihe turimo bigeze mu minsi ya nyuma. God bless you too much. Ndagushikariza kora subscribe na share na like na comment kugira ngo uzongere ubone ubundi butumwa. Nakwibutsa ibintu bigera muri 7 byagaragaye muri Olympic Opening Ceremony 2024. Ikintu cya mbere cyagaragaye muri Last Supper manipulation, ifarashi y'igitari ihetse rupfu, Marie Antoinette acitse umutwe ari kuvuga awufashe mu ntoki, golden calf kimasa cya zahabu, kimwe cyo kwa Mose, kimwe babajije cyangwa se babumbye Mose yagiye gusenga. Ikindi ni Snoop the Dogg yari yambaye umukufi wa Baphomet. Ikindi ni satanic frame, umuriro wa Satani, cyangwa se abantu baranya Satani bakunda gukoresha frame bakoresha. Ikindi ni abana bari bafatiwe muri tunnel, cyangwa se muri tunnel, yes, mu buvumo, tunnel, ibintu nk'ibyo. Okay, nice to talk today. Nitwaye Valence, mugira ibihe byiza kandi Imana ibarinde. Kora subscribe, kora share, kora comment. God bless you so much.